kumenya ko umuntu agendana n'inyenyeri bwa mbere biguhesha uburyohe bw'umunezero nawe ukabanza ukibera umugisha aho kugira ngo ubeho mu buzima bushyira mu bikorwa imyanzuro y'abandi nawe uratekereza ukabera abandi inkingi. Abantu benshi aho bari naho bava burya umuhanga cyane kuruta abandi amenya aho ajya kuruta aho ari. Noneho kuko iyo umenye iyo ujya ntutinda aho uri, wihuta kugira ngo ushyike aho uri kujya. Iyo utagira iyerekwa ukaba ubizi ko ntaryo ufite. Aha rero abakristo benshi barahashiriye, turi ko turakubitirwa ahantu nko mu mufuko tutazi, n'uguhonderwa mu kadeyi, ahantu mu kadeyi tutazi icyo tuzira kabisa. Niyo mpamvu abantu benshi baza amarira barira, abantu benshi bazi igihombo bahuye nacyo, bazi urushako rubi bashatse, abantu benshi bazi ahantu batuye abarozi babaroga, bazi abapfumu babaziritse, bazi ibibazo bahuye nabyo, ariko ntibazi inzira ibakura muri bya bibazo barimo. naringira nze mbaza ngo none uyu muntu wavukanye inyenyeri, yego inyenyeri ye ikaba iri kwirateza imbere abandi cyangwa nta kimumariye, kuko ariko arareba ahari ariko iyaja ntahabona. Ubu tuvugana ndabizi ko hari abantu bariko baradukurikirana bafite amahitamo yo kwiyahura. Hari abantu bariko baradukurikirana avuga ati jewe nta bukwe nzokora, reka ndondere uwo tujyana mu ijoro, utereka nishyingire. Hari abantu tuko bariko baradukurikira ariko aravuga ati jewe aho nakarondera amafaranga mbona amafaranga saa yanje, uyu mugisha narawuhebye. Kandi inyenyeri hari aha warahagarutse uravuga ngo inyenyeri ntigizima, ahubwo inyenyeri ishobora gutwiki, dushaka kuyitwikira, iratwikirwa. Ni ibintu bundi bibiri bitubaho. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye mu migabane itandukanye y'isi. Amen. Tubifurije umugisha w'Imana kuri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Amen. Katuvuge ngo amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe ni Pastor Nuru cyangwa Apostle Nuru, bitewe nuko wumva bikorohera kubivuga, kuri ya channel ya Apotre niyo nkuru Nuru. Ngarutseho kugira ngo tuganire. Twebwe icyo twashiriweho ni ukuvuga ubutumwa bwiza, nta kindi. Rero iyi channel nta kindi ishinzwe uretse kuvuga ijambo ry'Imana no kugenda dusangira intahe, ubuhamya, eka ndetse n'ibindi. Turabashimiye rero bene data mudukurikirana buri munsi muri mu migabane itandukanye. Ndabizi ko muri benshi mutuye ku isi yose, aho dukurikiranira hose uri, tuvuge ngo umugisha w'Imana uze ku buzima bwawe. Uyu munsi rero nakoze urugendo runini, mva mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura nza mu gihugu cy'u Rwanda cy'ababanyi, nje kugendera bene data. Murabona ko kuri kamera sindi jewe jenyene, turi kumwe na mwene data hano, umukozi w'Imana, twagiriyeho umugisha mu buryo bumwe n'ubundi, mu buryo bwo kutuganiriza ijambo ry'Imana. Turi kumwe nawe hano, ngira ngo benshi muramuzi kandi muramukunda, mukundiye ubutumwa Imana ijya imucishamwo. Nagira ngo nawe tumwakire kuri iyi channel kugira ngo aramutse abo bari kumwe. Kaze cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ego ndabishimiye. Amazina ni Yaniseti niyo mugabo. Duhawe umugisha kongera kubana na mushumba, by'umwihariko twari duherukanye turi mu gikorane i Bujumbura, ariko uyu munsi turi kumwe mu mujyi wa Kigali. Nanjye mbahaye ikaze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, kandi dushimiye n'abadukurikiye, turabasuhuje mu mwami wacu Yesu Kristo. Reka dushimire n'abakoze subscribe kugira ngo bajye babona ijambo ry'Imana uko bwije nuko bukeye. Amahoro n'umugisha bibonerwa muri Kristo bibane namwe mwese mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane mutumisha, Imana iguhe umugisha, kandi n'abadukurikiranye nkuko bivuze ati abakoze subscribe, no kuri Imana ibahe umugisha, bagira share, comment ndetse na like. Imana ibagirire neza. Icyo twifuza no kubutumwa bwo kwira ku isi yose kugira ngo twuzuze umubare nkuko umwami Yesu Kristo yabivuze, kugira ngo tuzotahe iwacu mu ijuru, kuko Bibiliya ivuga ko hano atari iwacu. None rero twakoze urugendo nkuko nababwiye, nakoze urugendo runini
kandi nshimira n'iki gihugu cyiza cy'u Rwanda batwakiriye neza muri make baduha umutekano ukwiye. Imana nihezagira u Rwanda n'abanyarwanda. Amen. Rero twaje tukugana mutumishi. Yego. Wavuze ati naheruka mu gihugu cy'u Burundi kandi twakugiriyeho umugisha. Amen. Tuganiza amajambo meza yahembuye imitima ya benshi niwumva ngo benshi no mu bintu byatumye mpaguruka birimo. Amen. Hanyuma rero Imana yagiye gukoresha mu buryo bumwe n'ubundi utuganiriza amajambo meza kandi menshi twagizemwo ukura kunguka. Ndebye komantere nyinshi kuri channel abadukurikiye eka ndetse no mu rusengero byagiye bigenda neza. Rero nagira ngo muri aka kanya kuko nkuko bizwi kandi niko kuri ibyacu byose ibyo tugiyemo bisaba ko tubanze Imana imbere. Nagira ngo ndagusabe udusengere hama nze ndakubwira ibya ubu ahandi hano ariko meze nk'intumwa yatumwe kuri wewe. Imana ishimwe. Dushyire mu biganza by'Imana rero tubandanye kazi. Imana turagushimiye, tugushimiye ubucunguzi bwawe bubonekera muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwo bucunguzi nibwo bwatwegereje intebe y'Uwiteka, butuma tuzuka twebwe abari bapfuye. Duhabwa izina ry'uko turiho kandi twimana ingoma na Kristo. None kubw'ubwo bucunguzi dufite ibyiringiro byo kuzabana iteka ryose n'Imana mu ijuru. Tugushimiye ku bwa mushumba turi kumwe, tugushimiye ku bwa bene data badukurikiye, tugushimiye kuri buri kimwe cyose kubw'umugisha wawe. Erega n'uyu munsi nawo ni umugisha watwongerereye. Niyo mpamvu dusabiye umuntu ubabaye ku munsi we w'umugisha kugira ngo Imana imuhe ibyishimo. Umuntu urwaye ku munsi we w'umugisha Imana imuhe gukira. Umuntu uhagaritse umutima kuri uyu munsi we w'umugisha Imana imuramburira amaboko babona ibyiza. Mu ijambo ryawe harimo gukira, mu biganiro by'abera habamo icyubahiro cy'Imana. Ku ijambo ryawe ryaratubwiye ngo duzaterana duteranijwe n'izina ryawe igitabo kirabumbuka. None iki gitabo kibumbukira kuba urwibutso, nikibuke n'abandi badukurikiye bafite imirimo bakoze, Imana yibibukireho ibahe ihumure rigwiriye. Ni kubw'izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana iguha umugisha kandi guhezagire. Amen. Narimbagarutseho mvuga nti ndi hano nk'intumwa. Yego. Cyo cyatumye nkora urugendo rwo kuza kukurondera kuko nyuma yuko izi nyigisho zagiye zica kuri channel ya YouTube yacu ya Apotre Nuru niyo nkuru ndetse zica no kuri channel ya Inyakor Center Church n'ahandi hatandukanye, abantu nagiye mbona komantere nyinshi. Hariho rero ibyo ngira ndakubaze, nifuza ko uwo dusobanurira cyane birambuye bitewe no kugira ngo abantu batahure birenze cyangwa basobanukirwe muri rwa rurimi rwanyu, basobanukirwe cyane. Hari nk'inyigisho watwigisha ivuga ngo uhoraho cyangwa Uwiteka aguhaye inyenyeri yawe. Inyenyeri yawe nayo iguhe icyerekezo. Amen. Abantu benshi bakomeje bibaza, hariho abatahuye, hari n'abatahuye igice, ariko hari n'abashatse kumva birenze. Muri abo nanjye ndimo narumvise ndanatahura, ariko numva no kumva birenze. Amen. Iyo bavuze inyenyeri ni iki? Bibiliya ivuga inyenyeri mu byiciro byinshi bitandukanye. Hari naho yita Yesu ko ari inyenyeri. Hari naho na Satani yashatse kurwanira ubwo busonga bwo kuba inyenyeri. Bibiliya iravuga ngo ashaka kwishyira hejuru ngo asumbe intebe y'Uwiteka ngo abe nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Hama inyenyeri yo mu ruturuturu ni Kristo. Nanone mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli Bibiliya iravuga ngo bahinduriye benshi kuba bakiranutse, mwebwe mu Kirundi muvuga kuba bagororotse. Kuba bagororotse. Yego, ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Kandi nabwo inyenyeri Imana yabwiye Aburahamu ngo sohoka ubare urarame urebe niba wabasha kubara inyenyeri zo ku ijuru n'urubyaro rwawe rwabarika. Imuha urubyaro rw'inyenyeri. Ariko kandi irongera iragaruka iramubwira ngo bara umukungugu wo hasi niba wabarika n'urubyaro rwawe rwabarika. Mu yandi magambo ahabwa amasezerano y'imbyaro ebyiri, urw'inyenyeri n'urubyaro rw'umukungugu umusenyi. Noneho Bibiliya irongera ikavuga inyenyeri mu gitabo cyo kubara muvuga guharura.
Baramu yerekwa mu Bisiraheli ajya kubavuma ari kumwe na Baraki, aravuga ngo mbonye inyenyeri. Bibiliya igenda ivuga ko iki gitabo cyo kubara numva tugisomye ntacyo byaba bitwaye. Inyenyeri ngo inyenyeri yo kwa Yakobo, Imana ishimwe, twihanganire tuharebe. Ni igice cya 24 yego, umurongo wa 17. Haravuze ati ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi, ngo inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli, izagiriza inkoni za Mowabu, izatsinda hasi Abaheti. Niba Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye ngo inyenyeri zaturuka mu muryango wa Yakobo, birumvikana ko ari inyenyeri izaba imeze nk'iturutse mu rubyaro rw'umuntu ikaza ku muntu, ariko ari inyenyeri yo kwa Yakobo. Kandi uyu Yakobo, abantu bakunde gukurikirana amateka y'ijambo ry'Imana bibuke ko ari se w'imiryango 12 ya Isiraheli. Noneho iyi miryango 12 ya Isiraheli twe tukitirirwa reka mvuge ngo abo twita abanyamahanga batavuka ku isezerano rya Isiraheli, cyangwa batabyarwa, tudafite DNA cyangwa igisekuru igisanira cyo mu muryango w'Abisiraheli. Twitirirwa kabiri, tuva mu muryango wa Yuda ariko tukongera kubaranwa na bene Aburahamu kubwo kwizera. Noneho kwa Yuda harimo uwakomeje isezerano ry'urubyaro rwo kwa Yuda, ari we Kristo Yesu, kuko tubarirwa muri Kristo. Noneho ni intare yo mu muryango wa Yuda, ikaba igishyitsi cyo kwa Dawidi. Ni ukuvuga ngo niba abonye inyenyeri zaturuka mu rubyaro rwo kwa Yakobo, birumvikana ko ari Kristo, niwe nyenyeri yacu. Noneho iyo umuntu aremwe n'Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atwara ibiri mu isi. Kwitwa inyenyeri ubwabyo ni ukugira ubutware busumba ibindi bintu biri mu isi, kuko abantu babyize bize iby'isanzure cyangwa ubumenyi bw'ikirere barabizi neza ko inyenyeri ntiba mu isi, iba mu isanzure. Ariko urumuri rw'inyenyeri rurenga isanzure rukaboneka no mu isi. Bisobanuye iki? Dufite ubutware budaturuka hano, n'intebe yacu ntiri hano, naho uwo mucyo w'ubutware bwacu uturuka si hano, ariko noneho ugaragarira inaha. Imana ishimwe, kuko twebwe umucyo wacu uva muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Noneho kuba umucyo wacu ufite inkomoko muri Kristo, birasobanuye ngo turiho kugira ngo tugaragaze urumuri. Abantu niba nasoma Bibiliya, ndacyari gusubiza ikintu mwari mumbajije ngo inyenyeri ni iki. Niba soma Bibiliya, inyenyeri niyo iyobora, niyo itanga amerekezo y'umuntu, niyo iyobora icyerekezo cy'umuntu. Ubikura igice cya 2 muri Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Bibiliya iratubwira ngo Yesu avuka, abanyabwenge bava mu buseruko iburasirazuba bajya kuramya Yesu, ngo bagenda bayobowe birasobanuye ngo aho bari kujya ntibahazi, ariko aho bajya harahari. None kuba hahari batahazi, bakeneye umuyobozi w'icyerekezo cyabo. Icyerekezo rero kibayobora ni inyenyeri. Imana ishimwe, kuko inyenyeri ku muntu, mwavuze kuri teme twaganiriyeho turi mu gikorane, twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni ukujabuka, kwambuka. Tubona ko nta muntu wakwambuka adafite aho avuye n'aho agiye, kandi tubona ko abantu bose bafite aho bari, ariko aho bajya icyerekezo bagitaye. Ariko rero nkiraho mutumishi, ndumva turi ko turagenda neza. Abadukurikiranye ngende ko ndababariza, ariko nanjye ntisize. Turaho hari aho wavuze ngo Uwiteka aguha inyenyeri yawe. Yego. None inyenyeri twumvise inkomoko, Uwiteka aguha inyenyeri yawe. Yego. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agenewe agira inyenyeri ye.
aho ngaho. yego kuko Bibiliya iravuga ngo niba wabara inyenyeri zikabarika n'urubyaro rwawe rwabarika, birasobanuye ngo buri rubyaro rwose rwa Aburahamu umuntu wese afite inyenyeri. kuvuga ngo Uwiteka aguhe inyenyeri yawe nuko hari abantu bajya banyagwa inyenyeri yabo. Okay, noneho turaba sinzi niba badukurikiranye nabo bameze nkanje. Inyenyeri nayo iguha icyerekezo. Yego, umuntu amaze kugira inyenyeri cyo cyumvikanye. Inyenyeri iguha icyerekezo. Yego, bisobanuye iki? buri muntu afite aho ari. Abantu bose badukurikiye kuko bafite aho bari. Ariko wakwibaza ngo umuntu udukurikiye ari kujya he? Abantu benshi, reka dufate kwijanisha, dufate 100%. Nibura abantu 80 baba mu cyerekezo cy'abandi. Babaho badatekereza ngo bashyire mu bikorwa iby'ibitekerezo byabo, ahubwo bariho ngo ibitekerezo byabo bibe inkingi y'ibitekerezo by'abandi. Niyo mpamvu usanga abantu bahitamo kunezezwa no kubera abandi abagaragwa. Ugasanga umuntu ariho mu buzima bushyira mu bikorwa imyanzuro y'abandi, ariko we ntashobora gutekereza ngo agire igitekerezo ashyira ku isoko. Nibura ngo abandi bajoyininga ibitekerezo bye, ahubwo we akabaho akurikiye ibitekerezo by'abandi. Ndabisobanura muri ubu buryo. Imana ikura Abisiraheli muri Egiputa, bavuyeyo bazi igihugu bari kujyamo, ariko la majorite y'abavuye muri Egiputa ntibari bazi Kanani, ntabwo bari bahazi, barahumvaga yari amakuru kuko bavukiye muri Egiputa. Ariko noneho bashaka kujyayo. N'abandi bari muri Egiputa bari kumenya inzira, ntabwo iyo bari gucamo bataha siyo banyuzemo baza. Ndagira ngo munyumve neza. Byatumye Mose abwira Imana, kandi mu bantu batari bazi muri Isiraheli na Mose arimo, kuko Mose ntiyavukiye muri Isiraheli, yavukiye muri Egiputa. None Imana imuhinduye umuyobozi wo kujyana abantu ahantu atazi. Imuhinduye umuyobozi wo kujyana abantu mu gihugu atazi. Aka kantu reka ngasobanure gutya. Umukoresha wawe ntabwo azi iterambere ryawe, icyo akora azi umushahara guhemba. Ntabwo azi icyerekezo cy'umugisha uri kujyamo. Niyo mpamvu agufata bingana n'imirimo agukoresha. Yego, uwagushatse ntabwo azi icyerekezo cy'inyenyeri yo muri wowe, ahubwo azi intego ye kuri wowe. Nuko yagushatse umukorera ibyo yifuza, ibihwanye n'ibyo ashaka. Mu yandi magambo, inyenyeri yawe izimira mu ntumbero y'abandi. Haleluya. Izimira mu ntumbero y'abandi. Noneho iyo ukurikiye ibitekerezo by'abandi uba utaye inyenyeri yawe, uba uri kurata icyerekezo uba wakivuyemo. Niyo mpamvu n'abanyabwenge bajya kwa Herode bataye inyenyeri. Aha rero niho wageze. Niho wageze uratubwira ngo iyo umuntu ayobye, donc umuntu ashobora gutandukana n'inyenyeri cyane, kandi inyenyeri yayitaye arayoba. Kuko niyiyobora amerekezo y'umuntu mu buryo bw'umwuka kandi no mu buryo bw'umubiri. None umuntu yomenya ko agendana n'inyenyeri gute? Bwa mbere nuko duhise wenda twihuta kumenya ko umuntu agendana n'inyenyeri. Bwa mbere biguhesha uburyohe bw'umunezero, nawe ukabanza ukibera umugisha. Aho kugira ngo ubeho mu buzima bushyira mu bikorwa imyanzuro y'abandi, nawe uratekereza ukabera abandi inkingi. Sinzi niba ibi bintu byumvikana. Okay, ndabyumva, ndiko ndaza cyane rwose, Imana ishimwe. Noneho gatoya reka twongere twitize kuri Mose. Ahamagawe n'Imana. Imana imuha umwuka wera. Mose agira inkoni, afite n'abandi bamwunganiye, yavuganye n'Imana imbona nkubone. Ariko igihugu ari kujyanamwe abayoboye ntabwo akizi. Mu yandi magambo, Mose aho kumenya aho ari kujya, azi aho ari kuva. Abantu benshi aho bari naho bava. Burya umuhanga cyane kuruta abandi
amenya aho ajya kuruta aho ari. noneho kuko iyo umenye iyo ujya ntutinda aho uri, wihuta kugira ngo ushyike aho uri kujya. noneho ndagira ngo munyumve kugira ngo tugushe kuri iyi ntego y'inyenyeri. none umuhanga cyane amenya aho ajya kuruta aho ari. noneho ugerageza mu isi ni umuntu uzi aho ari. iyo uzi aho uri uhayoborera abahari batazi iyo bajya. ufata abatazi iyo bajya ukabashyira mu ntego yawe. noneho bose bakajya bakora bakungukira. nta muntu uhinga nimutangazwe nuko Imana yabwiye Abisirayeli ngo umurimo wose muzerekezaho amaboko nzawubaheraho umugisha. ibahera n'umugisha mu buretwa. no mu buretwa kuko ni isezerano waryerekejeho amaboko ndaguha umugisha. iki kintu mucyumve neza inshuti z'umusaraba. Yakobo ajya kwa nyirarume Labani, Imana yamuhaye umugisha. imaze kumuha umugisha amashyo aragwira, ariko ntiyagwirira mu biganza bya Yakobo, agwirira mu maboko ya Labani. Yakobo ari umwungeri, Labani nta mugisha afite, ariko akoresha umunyamugisha. mu yandi magambo inyenyeri ya Yakobo niyo imurika kwa Labani. none aho ndafite akabazo. Eske Labani yoba yaramenye inyenyeri ya Yakobo ashobora Yakobo exactly ko yarabibonye. yabonye umwungeri, umushumba waragiraga intama ze atandukanye n'abandi. bisobanuye rero nciye ndabihuza na Potifari. umunsi abona yose urakoze cyane. we inyenyeri ya Yosefu yahise ayibona avuga ati ndaguha byose uyobora. ubundi umuntu w'umuhanga bwa mbere ku isi iyo atagira iyereko ashyigikira irindi yereko. iyo nta yereko ugira ukaba ushaka kubona umugisha w'iyereko ushyigikira umuntu ufite iyereko. iyo utagira iyerekwa ukaba ubizi ko ntaryo ufite. aha rero abakristo benshi barahashiriye. turi ko turakubitirwa ahantu nko mu mufuko tutazi. ni uguhonderwa mu kadeyi tutazi icyo tuzira kabisa. niyo mpamvu uyu mwanya twifurije abantu mu ntego dufite ivuga ngo Uwiteka aguhe inyenyeri yawe, inyenyeri yawe iguhe icyerekezo cyawe. kuko Mose yari azi aho ari, akamenya Farawo bahabana. abantu benshi bazi amarira barira, abantu benshi bazi igihombo bahuye nacyo, bazi urushako rubi bashatse. abantu benshi bazi ahantu batuye abarozi babaroga, bazi abapfumu babaziritse, bazi ibibazo bahuye nabyo, ariko ntibazi inzira ibakura muri bya bibazo barimo. niyo mpamvu dusaba inyenyeri kugira ngo umenye inyenyeri yawe iguhe icyerekezo wikura aho ngaho. naringiye kuza ariko mengana ari kuba nshoje kandi hataragera. naringira nze mbaza ngo none uyu muntu wavukanye inyenyeri, yego inyenyeri ye ikaba iri kwirateza imbere abandi cyangwa nta kimumariye, kuko ariko arareba ahari ariko iyaja ntahabona. ubu tuvugana ndabizi ko hari abantu bariko baradukurikirana bafite amahitamo yo kwiyahura. hari abantu bariko baradukurikirana avuga ati jewe nta bukwe nzokora, reka ndondere uwo tujyana mu ijoro. Utereka nishyingire. hari abantu bariko baradukurikira ariko aravuga ati jewe aho nakaronderera amafaranga mbona amafaranga saa yanje. uyu mugisha narawuhebye. kandi inyenyeri hari aha warahagarutse uravuga ngo inyenyeri ntigizima. ahubwo inyenyeri ishobora dushaka kuyitwikira. iratwikirwa. ni ibintu ubundi bibiri bitubaho. inyenyeri yacu ishobora gutwikirwa umucyo wayo ntituwubone ariko ihari. kabiri ushobora kuyoba inyenyeri yawe ukinjira aho itari. nicyo nacyo warakivuze. yego mu gihe uri aho itari, urugero turubona kuri bene aba banyabwenge bavuye Urasirazuba bagiye kwa Herode. kubera iki? bo inyenyeri yabahaye icyerekezo ariko ntibari gushaka kuyikurikira, bakurikiye ubwenge.
kandi bafite n'inyenyeri. Noneho gukurikira ubwenge bwarabayobeje bubajyana ibwami, baravuga ngo umwami wavutse n'ubundi yavukiye mu biganza by'abami, kuko niho yakagombye kuvuka, kuko niho yakagombye kuvukira. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntireba nk'abantu. none gamutumishi tukiraho kugira ngo n'abadukurikiranye babashe gutahura niki cyatumye abanyabwenge bayoba. Bwa mbere icyabateye kuyoba nuko ari abanyabwenge. Icyo cyonyine cyabateye kuyoba. Kubera iki? Bafite ubayoboye. Ariko koko ari abanyabwenge bahaga logique, analyse zabo, logique zabo zabateye guhagarara inyenyeri kigenda, zibatera kwinjira aho inyenyeri itahagaze. Aha hantu ariko ntitwihute, aha hapfiriye abantu. Yego, kubera analyse usanga umuntu yeretswe akabwira umunyabwenge, ukamubwira uti Imana yantumye, atavuga uti kubera iki atari nge yatumye, uti kubera iki ngewe witanyisangira, cyangwa kubera iki ibi yakubwiye numva bidahuye n'ivyo nsanzwe n'ibyo nzi. Ubwo ni bwa bwenge bwose baba buri ko azi hahandi ari nyine, ariko hari kujya ntabwo ahazi. Kuko ubundi umuntu agira ibihe bitatu, aho ahashize, ahariho n'ahazaza. Ibi bihe ahashize n'ahariho hose hategurirwa ahazaza. Noneho icyo twita experience ni uburyo wanyuze n'ubumenyi wakuye mu byo wanyuzemo. Ntabwo ari ubuhanga ufite bukwinjiza aho uri kujya, ni ubumenyi ufite aho uri wakuye aho wanyuze. Noneho bituma abantu batumva imvugo y'Imana ngo barebe n'icyerekezo cy'ubuzima bwabo, ahubwo bakagenzuza Imana bimwe baciyemo. Ubwenge bwabo experience akavuga ngo nkurikije ibi ngibi iyi si Imana ivuze. Kandi Imana ibwira bose ariko ntivugana na bose. Imana niyo yitoranyiriza uwo igomba gutuma. Ituma rubanda abatware bahari, ituma abagaragu abami bahari. Ishobora no kurotesha umwami abagaragu bahari, abami bakarota abatambyi basinziriye, abami bakarota abahanuzi basinziriye, cyangwa se umuhanuzi akerekwa umwami akanuye. Ibyo byose birashoboka. Aha ndahagaruka nibuka ko Nebukadinezari yarose. Yes. Kandi Yerusalemu bambe yari yaratwaye abantu benshi bikomangoma bami cyane, ariko kandi ari bwo bwoko bw'Imana. Cyane ivugisha Nebukadinezari, ibwira Beluteshaza, ba Daniel bahari. Ariko ni iki gituma Imana ivugisha umuntu inyuze ku bahanuzi yahamagaye, ikakuvugisha we personnel utari umuhanuzi, utari umutambyi? Nuko buri ikigande ibavugisha, ikuvugisha iri gukiza abituma urugomo rw'amaboko yawe. Niyo mpamvu ikuvugisha kugira ngo bataza abavugishwa batagusanga ukabagirira nabi. Muri make bisa n'ibatabaye. Urakoze cyane. Impamvu ivugisha bene abo, iretse abavugishwa, iretse abatambyi n'abahanuzi, ibiri kubakiza urugomo rwawe. Noneho rero iyo uri umunyarugomo ikabagutumaho, ibiri kugushyira imitego imbere izakunyuza ku rubanza. Niki Imana ibikorera kugira ngo umunsi yavuze ngo narabatumye urinninira, ikagukubita iguhora icyo. Niyo mpamvu abantu badukurikira, reka mbabwire, Farawo atarakoroniza Abisiraheli mu maso y'Imana nta kibazo yari afite. Ariko agikubita Abisiraheli, Imana yaramubwiye ngo narabaguhaye ngo bahane, ariko urarengera. Iravuga ngo noneho nzaguhora ko warengere. Ariko kandi ariyo yabatanze. Rero iyo Imana itumye umuntu wayo ugakoresha logique, ububaye nk'umunyabwenge winjiye kwa Herode, inyenyeri yari ikigenda. Uzi icyo ubukoze? Ubuhise ujya mu ntumbero ya Herode, icyerekezo cyawe kiragenda kikazimira. None ikintu gitangaje, aho inyenyeri tuzinyagirwa, iyo wayobye inzira y'inyenyeri, ntugaruke muri cya cyerekezo, muri ya direction yawe, nguze muri cya cyerekezo watakaje. Birashoboka ko umupfumu ashobora kuragurira umuntu akamutereka mu mwanya wawe, akajya mu cyerekezo cyawe, kuko kirimo umugisha. Kandi uyu mugisha ukirimo nyirawo ntahari. Uyu mugisha urazerera ntugira nyirawo. Birashoboka ko rero nshobora gutora ibyatakaye, reka mvuge ngo uwo mugisha uba watakaye. Birashoboka ko umupfumu yawutora akawutanga. Ubwo turi
turi kuri ya nyenyeri wa muntu wayobye yego akayobera kwa Herode icyerekezo cye abandi burya iyo hasohoka babiri bonyine bagakurikirana icyerekezo cy'inyenyeri yari kubagezaho umwana w'intama yavukiye ariko bitavuze ngo abayobye bari kuyibona bayibuze ariko kuba wayibuze ntibivuze ngo ntabiri kuyobora kuba warataye icyerekezo ntibivuze ngo n'abandi baragitaye hari abandi bakirimo ariko noneho biranashoboka ko umuntu yakurikira umuntu ufite icyerekezo nawe akabona icyerekezo bitewe nuko yagiye amwisunga bitewe nuko yamwisunze hari indirimbo nigeze nsoma muri iki gitabo cyanyu ivuga ngo hari umwami wa kera yes ngo yari umugwaneza ngo hari kuri Noheri ngo abwira ngo abona umutinda atoragura ngo abwira umwambari ngo tujye kumugemurira ngo hama barahaguruka ngo imbeho yari nyinshi n'ubunyinya sinzi bunyinya icyo bisobanuye ariko aravuga ngo nuko umwami abwira umwambari ngo jya ushinga aho nshinguye bisobanura ngo rero ushobora gukandagira aho uri mu cyerekezo arimo aragenda erega niko Kristo yatubwiye yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye biravuze ngo twebwe icyerekezo cyacu cyari cyaratakaye ariko kuko azaho atujyana Imana ishimwe ajya imbere aravuga ngo mugere ikirenge nibyo uwo mwami yakoreye umwambari uyu muntu none uturi imbere ariko aratureba muri aya masaha ko mubwira iki cyambere reka tukubwire ngo gerageza niba ko kubona nta cyerekezo ukabona imbere yawe hari umuntu ushobora kukuyobora mukurikire nyabuneka reka mbwirireho abantu aka kantu Mose yicaye Kadeshi ya Baruneya aho yahereye Kareba isezerano mu izina ry'Uwiteka akamubwira ngo igihugu wakandagiye Imana izakiguheraho gakondo ni Kadeshi ya Baruneya ko na Karebu yarabiburanya abwira Joshua ngo turi Kadeshi ya Baruneya Mose yarahicaye abakunda gusoma Bibiliya reka mbibutse ko yaraherutse kuvuganira n'Imana ku musozi wa Sinayi noneho aricara yandika iby'Imana yavuganye nawe ibi bitabo bitanu bya Mose hari icyo gutegeka kwa kabiri cyasojwe na Joshua ariko ibyo yanditse byibanze Mose yabyanditse yicaye hari Kadeshi Baruneya ni nayo mpamvu Mose atajyanye n'abandi gutata yarari kwandika amateka y'iby'Imana yamubwiye yohereza abatasi warasigara ntiyajyayo ariko none icyo nshaka kuvuga ni iki Abisiraheli baramureba baravuga ngo Mose babona ibyo ari kwandika ntacyo bibamariye baravuga ngo uwahaguruka tukigendera ni ngombwa ngo dutegereze Mose kandi aho tujya twahabonye abatasi bavuyeyo uwagenda ko inzira twayibonye barahaguruka bagenda batari kumwe na Mose kandi ari bafite icyerekezo ari bugira icyerekezo cyabo Bibiliya iravuga ngo bazerereye imyaka 40 bagenda bazenguruka bagaruka aho bari bazenguruka bagaruka aho bari urumva kugenda utagira icyerekezo uragenda nibyo uracuruza nibyo nta cyerekezo nyine ariko uracuruza ugaruke ku gihombo urubaka urugo uyibaze ndi umugore ndi umukobwa ndi umugabo ndi umusore ukibaza icyuri cyo bikakuyobera hari abantu babihaye inyito sinayikoresha ariko ukabaho mu buzima nawe utazuburiwe kubera iki wagiye nta cyerekezo ugenda nta n'umuyobora wo mu cyerekezo cyawe niyo mpamvu umuntu wataye icyerekezo ndabasengeye Imana ibahe abakozi b'Imana kubera iki umukozi w'Imana yobora ibyerekezo bitatu ahashize turerekwa tukamenya ngo Imana ya ahashize hawe hameze harya noneho ahuri tugira amabanga yaho tukamenya n'ahazaza umuntu ureba mu byerekezo bitatu agukiriraho n'icyerekezo kuko akuvana mu gihe akagutereka mu kindi noneho afatikanya nawe kurwana intambara y'igihe akakwinjiza no mu kindi gihe niyo mpamvu aba bantu bose bakeneye umuntu uri nka Mose uri mu mwuka w'Imana bakeneye umwungeri bakeneye umushumba niyo mpamvu abantu bati icyerekezo bagata ishengero umuntu akaba hatagira itorero asengeramo ariko kandi akagira ururimi rw'umwuka ararufite ariko ni nk'urw'Ikadeshi aguma azunguruka nta cyerekezo agira n'abantu benshi badukurikiye bariho muri ubu buzima ariho
atagira umuntu uwamubatije nta kimugira, uwamushyingiye nta kimufite, uwamusengeye akiri uruyoya uruhinja nta kimugira, ntafite n'uwamushyingura apfuye, noneho ntafite n'uwamwiyiririza ubusa, nta gaburo ryera, ntahisemo kuba. Kandi ibi byaranadutse, sinzi ngira ino ntabiriyo, ariko iwacu hariye Burundi hari abandi bantu badutse, ngira ni nk'abo ngabo bakoze Imana batagira icyerekezo, naha barahari bavuga ngo insengero zaranduye, ngo abantu ngo nibigumire mu byumba by'amasengesho bajye mu rusengero, naha barahari mu nsengero ngo ikizira cyaringiye ngo hahera, ugasanga bafise ibyo bintu. Aba bantu nabo nabo gufashwa. None se niba yumva ari uwera, ukaba ikizira kikaba cyarinjiye, wahaye utakinjira ugasukura aho handuye, niba wera koko. None se niba ufite itoroshi, ufite umucyo, uratinya umuntu witwaje umwijima kandi wowe ufite umucyo, murikayo uhaboneshe. Niba ufise umukubuzo gendure hakubure, kuko wewe wera ubona ibyanduye, genda bikureho. Nshuti zanjye bene data, wowe utagira icyerekezo, sanga inzu y'Imana, sanga abashumba. Haleluya. Ntabapfira gushira. Hari inkuru zadutse ngo abakozi b'Imana baraguye. Umukozi w'Imana ntago, kandi niyo yogwanye n'ishengero arahari, uwamuhamagaye arahari. Yes, nyiritorera arahari Kristo. Imana ishimwe. Turabayede muri chantier ya Yesu. Yego. Rero ntuhagarike umutima, ntugahungishwe n'ubona ba mu ngoro y'Imana, kuko Dawidi yaravuze ngo mu nzu nanezerewe no kujya mu ngoro y'Imana. Nabene ko barabivuze muri Zaburi ya 80 na kangahe, baravuga ngo nezezwa no kwibera ku muryango w'ihema. Haleluya. Kundutira kuba amahema y'abanyabyaha imyaka myinshi. Imana itugirire neza. Twari turi kuri iri jambo rivuga ngo uyu muntu yataye icyerekezo, yego, yakigarurirwa ate? Aha niho twari ko turavuga. Waduha nk'ingero z'ibintu basi nibura bike umuntu yakora kugira ngo yongere agaruke muri direction yawe. Reka mbabwire gatoya, Mose twari twamukomojeho ayobora Abisiraheli aza aho abavana ariko atazaho abajyana. Byabaye ngombwa ko abwira Imana. Icyo ni icyambere gituma icyerekezo cyawe kiboneka. Yabwiye Imana ngo ngwino tujyane. Iyo ushaka gusubirana icyerekezo cyawe, wemera kugendana n'Imana. Imana ishimwe, kuko Bibiliya iravuga ngo nzajya mbafasha mu mibabaro no mu miruho yanyu munaniwe. Haleluya. Yesu yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Usiga imitekerereze y'ubwenge bwawe, ugasiga intumbero yawe mu buzima busanzwe, ukabwira Imana ngo nje imbere yawe kukuyoboza inzira. Icyo nicyo Ezira yakoze. Ageze ku kagezi ahava, babuze inzira yo kwambuka, yo kubajabutsa bagera mu gihugu cy'isezerano bajyagamo. Ezira yaravuze ngo nimwiyirize ubusa dusenge tuyoboze Imana inzira. Mushumba mu ngeri, Imana yacu iravuga. Iyo nta cyaha uritandukanya. Iyo ufite icyaha uriyeza ukabwira Imana uti nyeza mbabarira, kandi iyo usabye imbabazi z'Imana emera ko zihawe. Numara kwezwa pfukama kubw'Uwiteka, shinga ivi hasi, senga ugororotse, uri umugororotsi. Amasengesho yawe Bibiliya ivuga iki? N'umuririmbyi yarabiririmbye, yaravuze ngo amasengesho yacu mu gihe cyo gusenga ngo agera kure cyane. Bibiliya umuririmbyi aha yashyizeho ijambo nkunda ngo atambuka n'inyenyeri. Bivuze ngo aragenda akarenga icyerekezo wataye. Iyo arenze icyerekezo wataye ajya kuwiteka muri za nyenyeri nyinshi zidirectinze abantu. Uwiteka akagusubiza inyenyeri yawe, kuko amasengesho yarenze ku nyenyeri. Arenze inyenyeri, inyenyeri yawe irakumva byanze bikunze, Imana ikaguhuza nayo. Niyo mpamvu dufite insanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka aguha inyenyeri, inyenyeri guha icyerekezo, kuko amasengesho agera kure cyane. Niba warataye icyerekezo pfukamusenga. Niba gusenga bikunaniye, sengerwa. Kuri iyi cano hariho contact, hariho nimero. Dutegura ibikorane by'amasengesho kugira ngo bigende bite. Twifatikanye namwe gusenga, dufatikanye gusenga, tugarure inyenyeri yacu. Imana ishimwe. Icyo ni cyambere, nugusiguza
imana niba warataye niba koko wumva utakiri mu cyerekezo yego ukumva inyenyeri itakikuyobora yego icyambere ukumva warayobye inzira ugomba kwihana ibyaha icyambere ni ugusiguza yego ni ukwegera imana yego ukayiyoboza inzira ukayibaza ngo nkore iki icyo ni icyambere hari ikindi umuntu yokora gusenga agasenga uwashaka yavuga ngo ni ugusenga no gusenga akongera agasenga ariko nyuma yo gusenga wasenze uzongera usenga ariko nyuma yo kongera gusenga uzakomeze gukora imirimo yo gukiranuka kuko iyo umuntu akomeje kwera imbuto z'agakiza biba bisobanuye ngo ari gukora icy'Imana yamuremeye gukora kubana n'abandi amahoro gukora icyo ukwiriye gukora uba uri mu ntego yawe iyo uri mu ntego yawe Imana igutwara no mu ntego y'ubuzima bwawe ndumva niba ariko ndacyumvise yego uyu muntu wayobye inzira yego nawe arabyumva ko iyo utari mu cyerekezo iyo umuntu atari mu cyerekezo ababizi urabyumva yego uyu muntu icyo yakora nta kindi ni ugufukama yego akongera agasenga yego akihana ibyaha yarangiza akabaho ubuzima bwejejwe no bwejejwe ijambo ry'Imana rimubwira gukora icy'Imana ishaka Imana ihabwa icyubahiro amen hari ikindi wavuzeho uravuga ngo inyenyeri iraka ariko dushobora kuyitwikira yego ibiyitwikira n'ibiki icyambere gituma inyenyeri yacu ibitwikiriwe nuko tuyoba icyerekezo cyayo nakumwe abanyabwenge bashatse gukoresha logique bakajya kwa Herode kandi inyenyeri iri Betelehemu ariho iri kubatwara icyo nicyo cyambere gituma inyenyeri y'umuntu itwikirwa kabiri nta nyenyeri yubararira iyindi buri nyenyeri igira reka mvuge location igira location aho ijya icyerekezo cyayo aho ibarizwa aho ijya mu cyiciro cy'inyenyeri kuko Imana ifite abo yahamagariye kuba abubatsi abandi bagira abamotari abashoferi buri muntu agira intumbero y'Imana kuri we rero ikindi gishobora gutuma inyenyeri yawe itwikirwa nuko umuntu ashobora kuraguza kujya mu bapfumu igihe ugiye ku mupfumu ntuba ugishaka icyerekezo cyawe aha hantu hatebe igihe ugiye ku mupfumu ntuba ugishaka icyerekezo cyawe ahubwo uba ugiye gusaba indi mana itaba mu ntego y'ubuzima bwawe iguha indi orientation mu yandi magambo baguhindukiza bakakurebesha iburyo wajyaga ibumoso bakurebesha inyuma wajyaga imbere ni ibyabo nibo ariko icy'ingenzi ni uko baguhindurira icyerekezo bisobanuye rero ngo umuntu wese uri hano dukurikirana yego yanyuze mu nzira z'abapfumu niba yaranyuze mu nzira z'abapfumu icyerekezo cyarahinduwe byanze bikunze kuko abantu benshi bajya kuraguza baba bagiye kugurisha icyerekezo cyabo kuko ntibakirimo barakigurisha kandi Satani akigura yihuta kuko azi inyungu zikirimo none iyo akiguze kugura mbibutse ko ari ukugurana aguha ikindi cyerekezo noneho agatanga cya cyerekezo cyawe ku bandi baje gushaka nabo icyerekezo kandi bishoboke ko wewe aha hantu niba ndiko ndabyumva birashoboka ko ushobora urumva ni wa muntu wataye icyerekezo yego ariko arakirondeza yego no kuvuga ngo ugigereyo Satani ashobore kuba wabibona ntagashobora ahubwo ababibona neza nubwo ugiye utabibona ariko wababibona arabibona ni nko kuzi wanje ukaza kunsaba ikoti kandi uryambaye utazi kuryambaye yego urakoze cyane nkaca nguhari ibi jewe nkatwara ijyawe ubwo iryo utazi ko nambaye ugomba kuryambura nkakwambika iryo nshaka ko wambara noneho igitangaje iyo usubiye uvuye iwanjye usubiranayo umwambaro utari uwawe ugatwara umwambaro wambitswe uwawe wawusize urumva nihaza undi gusaba umwambaro baramuha uwawe umwe wasize bisobanuye ko hari abantu benshi bafite imigisha yawe bafite umunezero wawe bafite ibyishimo byawe kandi wowe ukararurira niba rero numvise niba ndabitahuye neza yego aha hantu harankonfiyuzinze ariko ibyo byose ubwo turi kumwe urantahuza niba ndabyumvise
amafaranga yacu rero hari abantu bayafite, anyura iw'abandi ajyayo. None se Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ubutunzi Satani yabumize bunguri, ngo Imana izabumuhubuzamo. Sibyo? Si Bibiliya? Noneho kabiri yabwiye Kuro ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Birasobanuye ngo umukenyero wa Kuro uzamugira umwami. Hari undi mwami wambaye, noneho uwo wambaye wamugize umwami mu izina rya Yesu. Uwo wambaye umukenyero wa Kuro ni umwami, ariko ubwami bwe si ubwe. Igitumye ari umwami nuko yambaye umwenda w'umwami. Yes. None Kuro bambariye umwambaro, ni umugaragu uri hariya. Bisaba ko Imana yentervena kugira ngo yambure abo bami, kugira ngo Kuro yambare umwambaro. Haleluya. Ndasengeye umuntu uri mu izina rya Yesu, umwambaro wawe wose wafashwe. Haleluya. Tugisenga aka kanya nk'abakozi b'Imana, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umwambaro wawe wakira ubuzima bwawe wagenewe kubamo. Haleluya. Wakire business yawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Barabijyanye. Dufite abantu birirwa barira kandi bari bakwiriye guha abandi umunezero. Ukabona umuntu yatanguye, dufite abantu bahombye kandi batanguye, ubona business zabo zihagurutse zigenda, ariko wajya kubona ibintu bikanyika, ukibaza aho bigiye, bikakuyobera. Muzarebe iyo hari umuvyuro, muvuga umuvyuro, twebwe n'ububyutse. Iyo buhari, Imana iri guha abantu ububyutse. Sinzi impamvu dukunda kwakira ububyutse bw'igice kimwe, tukagira ububyutse bwo mu mwuka, ariko mu mubiri ntitugira ububyutse busubirana ibyo twatakaje. Ariko uyu mwanya mu izina rya Yesu tukwatuyeho gusubirana ibyo watakaje. Imbaraga z'urwunguko rwawe Imana izigusubiza. Noneho iyo ubwo bubyutse buhari, muzarebe hari abantu bari abatunzi bikubita hasi, abari abakene bakazamuka. Kubera iki? Wa mukene abagiye mu cyerekezo cye, akambura wa mutunzi wagiye kuraguza, akamwambura icyerekezo cye yari arimo. Ahantu rero mutumishi ntaho nari numvise, nibaza ko n'abari baradukurikirana nabo babyumvise. Ni nayo mpamvu nigeze mba muri iki gihugu, bigeze batora umuntu mu nce z'inyamirambo, je kwasinza quelque part ahantu, yari amaze imyaka 20 aba mu cyobo. Umukobwa yarasaziyeyo, bamujyanyeyo ari umukobwa muto, kandi bakavuga ko uwamujyanyeyo ari se wabo. Ibaze yaramufasha mwugaranirayo, se aragenda aramutanga, aratunga. Uwo mugabo yari afite amafaranga menshi, ariko uwo yarasangukiyeyo. Baza ngira ngo ni bwa buntu bw'Imana. Bisobanure ko inyenyeri y'uriya mukobwa niyo se wabo yacuruzaga. Exactly. Niyo mpamvu wumva abantu bajya gutangaho abandi bimazi, bakabatangaho ibitambo. Uramutanga inyenyeri yiwe, akaba ari yuhabwa. Mu isi y'umwijima babyita kuwosha nyota, ni ukwezi inyenyeri, kuyoza, koza inyenyeri yawe. Mu yandi magambo, iranduye, iratwikiriwe. Noneho kugira ngo ayoze, ayogesha amaraso y'abandi, akamutanga. Noneho hakaba hari kuwosha nyota na kuwasha nyota. Kuvuga ngo ni ukuyatsa, si uko yazimye komuteri, ariko kuko ari inyuma y'icyerekezo cyayo ntabona urumuri rwayo, ntabwo arubona, ntimumurikira. Niyo mpamvu ahabwa inyenyeri y'abandi, wakabyita kwaka kw'inyenyeri ye, ariko abahawe y'abandi ntabwo ari iye. Niyo mpamvu turi gusenga, hari abantu Imana isubiza inyenyeri zabo, ikambura ubutware. Dawidi yaravuze ngo ushimwe ko nta ubugingo bwanjye butabaye umunyago wamenyo. Yes, yababisha banjye. Ni ukuvuga ngo ni uko Imana yamuhagazeho, ariko bwarashakwaga ngo buribwe. Niyo mpamvu nshuti z'umusaraba, mukeneye gusengerwa, mukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo Imana igukuraho.
reka tubabwire ngo ntabwo Imana yaremeye umuntu kubabara nubwo twabyakiriye tukabishyira mu ivugabutumwa tukajya tubwira abantu ngo nimwihangane nibyo nimwihangane kuko kwihangana gutera kunesha ariko munasenga Imana itanga impinduka z'ibihe inyenyeri yawe yongera ikuhe orientation yongera ikuyobore ikurungike mu cyerekezo mu izina rya Yesu Kristo ubuzima buhinduke dufite imiryango uyu munsi yabaye abatware kandi nta mutware uvuka iwabo kuko bagurishije inyenyeri y'ubutware bw'abantu dufite abantu bayoboye batari abayobozi bene abo ikikwereka ko umuntu ayoboye atari umuyobozi nuko abaho mu buzima bubangamiye tugira intego imwe kugira ngo tumenye ko umuntu yayoboye neza bwa mbere nuko tureba ngo abayoboye mbere yo gutera imbere tubanza kugendera ku kantu kavuga ngo abayoboye barakennye ariko se baratekanye bafite umutekano icyo none dufite abantu baprofitira mu mubabaro w'abandi ugasanga n'abantu bitwa bene uwo ikimubwira ko intebe yicayemo atariye nuko ataryoherwa nayo ahubwo arayikorera uwo tuvugana wari kubyumva abantu twakureba tukabona ufite intebe ariko imvune zayo ziri ku mutwe wawe ukabaho mu buzima utaryoherwa n'icyo uri uko wikoreye bitari byo yes ya bene data bakunzi ba chano ya Apostle Nuru niyo nkuru numugisha ukomeye urumva ko uru rugendo rwanje nubwo rutari rworosha ariko rwabaye urugendo rw'umugisha urugendo rukomeye mukozi w'Imana nibaza ko iki cyerekezo ntiturakivamwo ngira ngo nitwongera kubona kanya amasaha naba tworoheye urabona ko twagufatiye ku muhanda nawe kandi uko bigaragara urafite ibindi bikorwa urimwo ariko dushimira Imana ariko nagira mbwira uyu muntu mu izina rya Yesu inyenyeri yawe garuka haleluya kandi niba naho wumva utaratahura iyo nimero iri kuri iyo ekara n'ikibereyeho kugira ngo tugufashe uburyo wosubira mu cyerekezo uburyo wogarura inyenyeri yawe uburyo wokongera gusenga ukakira impinduka zihindura ibihe ku buzima bwawe kuko by'ukuri wararushe hari ikindi kintu nahoze niyumvira mu kutumisha burya rero aba bantu bajye ku bapfumu bakabaha abana buriya bariya abana ntibaba ababo ntabwo aba ari ababo gusa Imana yagennye ko bariya abana bazabaho yagennye ko bazabaho mu mitekerereze y'Imana barahari ariko bafasha abatari ababo wenda tuzabisobanura mu yindi session reka tuzobigarukemo mu yindi Imana ibahezagire turabashimiye mwakoze cyane kudukurikirana kandi Imana ihabwe icyubahiro kubw'umugisha nk'uyu wo kubana n'uyu mukozi w'Imana amen twagize n'umugisha wo kuba ahantu hasa neza hakorerwa ibi bikorwa byo genuine kunga therapy iyo tuvuga kunga juste bakora referencology abantu bazi referencology ihera mu birenge bakuvuriramo umutwe abantu benshi bazi massage ariko iyo tuvuze massage burya muri referencology massage bikennye pari rapport na referencology ko referencology iruhura umuntu mu mutwe ikavura imitsi kuruta massage hanyuma ikora n'ibindi juste ushobora kuba ufite n'izindi ndwara z'umubiri bakakuvuriramo bakaguha n'umuti hari n'abantu bazi ngo barwaye umutima atariwo ari izindi mpamvu runaka ego niho twakoreye kandi Imana ibahezagire turahamagarira abantu kuhitabira kandi ahantu ni heza kuko hari ntahe nyinshi z'abantu bagiye bakira ku bantu karere ka Gasabo ku bantu bazi mu mujyi wa Kigali na ahantu hitwa ku Gishushu ni munsi gato ya hari office cyangwa kuri headquarter y'akarere ka Gasabo yego Imana rero ibahezagire Imana ibagire neza turishimye kwa mwadukurikiranye kandi mwabanye natwe ariko nkuko bisanzwe aba bantu badasengewe yego reka dusabe n'ubundi mukozi w'Imana adufashe muri uyu mwanya kandi turabashimiye mukozi w'Imana amen mwakoze cyane kuduha uyu mwanya wanyu kugira ngo mudutahuze ibi nitunabakenera turizera ko muzokomeza kudufasha muri uburyo bwo kunguka bwo kungura abantu gutahura iby'Imana n'uburyo bakwikura mu bubata Satani yabasizemo amen dusengera Imana
Mana turagushimiye haleluya ni wowe utanga ihishurirwa kugira ngo ribe umuyoboro w'abantu haleluya ganira n'ubu bwenge bw'aba bantu kuri abumvisha ibi Haleluya. bakumve mu byo twavugaga Yera kugira ngo Kristo. batunge inama zawe nk'ubwenge bubahembura Haleluya. mu izina rya Yesu Ubushobozi. dusabiye umuntu wari udukurikiye gusubira mu cyerekezo cye Yego. gusubira n'inyenyeri ye Inyenyeri. kuyoborwa nawe Haleluya. kuko ibyo bizatuma bahaguwe neza agahabwa umugisha icyubahiro n'ubugingo bugeretseho Haleluya. tugusenze tugusaba Haleluya. ku bwa byose kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda ni kubw'umwami wacu Yesu Kristo tubyambaje amen Imana ibahezagire shalom shalom